He sealed my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying. Turabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Ngiye muri kumwe nitwa Mizero Eric. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana n'urukurikirane rw'ibyigisho tuzajya tubona kuri iyi channel yacu ya Saipu Ministry, aho bizajya bicaho uko Imana izagenda idushoboza. Ubu rero tugiye gutangira urukurikirane ruvuga ku buturo bwera, ingingo igomba kwigwaho n'abakristo bose ndetse by'umwihariko abategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu nsaba buri muntu wese ukurikiye kugira ngo abashe kuba hafi kandi abe yakifashisha Bibiliya kugira ngo ibashe kudufasha nk'umuyobozi wacu muri rusange. Ngiye muri kumwe nitwa Mizero Eric. Ndasaba kugira ngo Imana ibane natwe. Icyigisho kivuga ku buturo bwera ni ingingo nini ndetse ndende cyane ivugwa mu ijambo ry'Imana, nubwo idakunzwe kugarukwaho n'abigisha ijambo ry'Imana mu buryo runaka, ariko n'umugambi w'Imana kugira ngo tubashe kwiga. Icyigisho cy'ubuturo bwera kizaba kiri mu migabane itandukanye, aho tuzareba ubuturo bwera nk'uburyo Imana yateganije uhereye mu ijuru ndetse ikabuha isi kugira ngo ibashe kumenya icyo bugomba gukora. Ubuturo bwera rero mu mateka tuzabirebaho, turebe tuti mu mateka ni gute bwari bumeze, ese noneho muri iki gihe cyacu bwo bimeze bite. Birumvikana aho bizaba ari ubuturo bwera ariko mu by'umwuka. Iyi ngingo rero ni ingingo buri muntu wese agomba kwitaho, aho umwe mu banditsi, umwanditsi w'igitabo cy'intambara ikomeye N.G. White yanditse ku mutwe uvuga isuzuma rubanza kuri icyo cyigisho, yaravuze ngo ubwoko bw'Imana bukwiye gusobanukirwa neza icyigisho cy'ubuturo bwera n'icy'urubanza rw'igenzura. Abantu bose bakwiye kwimenyera ubwabo umwanya ndetse n'umurimo w'umutambyi wabo mukuru, nibitaba bityo kugira kwizera gukenewe cyane muri iki gihe no gusohoza inshingano Imana yabahaye ntibizabashobokera. Birumvikana neza yuko ni umugambi w'Imana yuko ubwoko bw'Imana muri iki gihe giheruka ugomba kwiga icyigisho kivuga ubuturo bwera ndetse n'ikisuzuma rubanza, kandi Uwiteka uko azaturushirizaho azagenda duha amahirwe kugira ngo tubashe gusangira kuri ibyo byiza. Dutangira n'iki cyigisho, reka tubanze dusenge. Data wo mu ijuru, Mana ikomeye, urahambaye, ni washimye yuko twiga ijambo ryawe. Banguka kugira ngo ubane natwe, nutwime amaso hawe, kandi ubusobanuro bw'iby'umwuka ushaka gushyira mu mitima yacu utume twihana ibyaha byacu. Uduhire kandi udukomeze kugeza ku musozo wabyo mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Iki cyigisho cy'ubuturo bwera tugiye gutangira ku mugabane wa mbere uvuga ku buturo bwera ariko mu buryo bw'amateka. Ubwo turi buze kugaruka uko ubuturo bwera bwagiye bubaho uhereye kera kose. Itangirisho cya mbere umurongo wa 26, aho Imana yerekana yuko yatangiye umugambi wo kugira ngo ireme umuntu nk'uko biboneka mu itangiriro. Rero uko umunsi wagenda gushira, Imana yagiye irema ibintu bigiye bitandukanye uhereye ku munsi wa mbere. Umunsi warangira ikabona ko ari byiza, ariko igeze ku munsi wa 6 aho yari imaze kurema umuntu yabonye ari byiza cyane. Haleluya, izina ry'Imana habwa icyubahiro rwose. Ku munsi wa 6 Imana ibona ko ari byiza, igihe yari imaze kubona yuko imaze kuremera umuntu ibintu byose bimukwiriye kugira ngo abashe kubitegeka.
imuha ubutware kugira ngo abashe kuyoboka iyo nzira Imana yamuhaye. Ariko Imana none muri ibyo bintu yamuhaye imuhamo igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana imubuze yuko atagomba kukirya, ariko amahitamo ya mwene muntu mabi cyane yahisemo nabi, maze atangira guhitamo iby'Imana itari yarifuje. Hanyuma ingaruka zabyo ni uko isi yazaniwe ibibi byose tubona muri iki gihe. Si byari umugambi w'Imana, ariko igihe yari amaze gukurikiza ibyo Satani yashakaga, yari abaye nk'umwe na Satani. Muri icyo gihe rero, mu gihe mbere kose batabashaga kumenya yuko bambaye ubusa kubera ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bwabavuyeho, bamenya ko wambaye ubusa, batangira kubiremera ibicocero, ibibabi batangira kubyungikanya. Imana ibona yuko biteye agahinda. Imana ibabwira yuko bagomba gufata umwana w'intama bakamwica kugira ngo babashe kubona umwambaro. Nuko uhereye ku rubyaro rwa Adamu gukomeza, bitangira kuba isezerano kugira ngo abantu babashe kumenya yuko agakiza kabo ndetse no gucungurwa kwabo, ihongero ry'ibyaha byabo biboneka mu gitambo kigomba gutambwa. Ariko ibyo byose bikaba byarashushanyaga igitambo cyagomba kuzaza, ari we Yesu Kristo. Iyo yari impamvu yo gutamba kwa mbere, bitewe nuko bari babuze ibyo bambara, kandi nta n'ukundi gukizwa bari bafite uretse kwizera amaraso y'umwana w'intama. Ushobora kubaza uti se none iri sezerano bahawe barihawe gute? Mu gihe Imana yavugaga ibihano ihaye inzoka nk'iyari yoheje Adamu na Eva, yamubwiye yuko umugore cyangwa urubyaro rw'umugore ruzamena umutwe inzoka, ariko inzoka nayo ikazaba izakomeretsa agatsinsino ku rubyaro rw'uwo mugore, nk'uko biboneka mu Itangiriro igice cya 3:15. Isomo ritanga isezerano ribanza muri Bibiliya kugira ngo ryerekane umukiza uzaza. Ibi rero byarakomeje, ndetse bibi byiringiro by'ubwoko bw'Imana uherekera kose. Abantu bakajya bamenya yuko mu kwizera isezerano ry'Imana yatanze, nk'uko twari tumaze kuribona, ariho bashobora kuzabona ibyiza Imana yabasezeranije. Ndetse ibyo bagomba kubikora babinyujije mu buryo bw'igishushanyo, ubwo bagomba kuba batamba ibitambo kugira ngo babashe kubona impongano, ariko bizera uwagomba kuzaza. Ibi rero dushobora kubibona mu cyitegererezo cya Aburahamu igihe Imana yamukoraga muri Uriya Bakarudaya i Babuloni. Imana yageze igihe imusaba yuko agomba gutamba, kandi kuko niko byagenze. Urubyaro rwe nago niko byagenze, ndetse bigera naho bigera ku mwuzukuru we Yakobo. Uyu Yakobo murabizi amateka yiwe y'uburyo yashatse umugisha, arawushaka, ariko aza gukoramo icyaha cy'uburiganya. Ariko nyuma yo kwihana, Imana yamuhinduriye izina, hanyuma ahindurirwa aba Isiraheli. Ubwo bwoko buba ubwoko bw'Imana, ndetse buhabwa ibyari byarahawe ubwoko bw'Imana uhereye kera kose. None tugeze mu gihe cy'amateka ya Isiraheli. Twibukanye yuko turi kwiga ubuturo bwera ariko mu buryo bw'amateka. Tugeze mu gihe cya Isiraheli. Isiraheli n'ubuturo bwera byagenze gute? Ijambo ry'Imana rigaragaza neza yuko kubw'inzara yateye mu gihugu Yakobo yari arimo, byageze igihe asuhukira muri Egiputa. Iyi Egiputa yayigezemo arororoka kubera umugisha Imana yari yaratanze. Uwo mugisha Imana yaratanze, bamaze iminsi myinshi cyane bari muri Egiputa, ndetse bamarayo n'imyaka myinshi, imyaka yageraga kuri 430, nk'uko ijambo ry'Imana ryari bihanuye uhereye mbere kose. Ariko igihe cyarageze kuko Yosefu ari we muntu wari utumye baba muri icyo gihe amahoro, hima umwami utarigeze kumenya Yosefu, nk'uko biboneka muri Kuva igice cya 1:8. Ariko nk'abasomye b'ijambo ry'Imana dushobora kubona yuko bitari ukumumenya, ahubwo ari ukumwirengagiza. Nyuma rero y'urupfu rwa Yosefu nk'umuntu wari umwishingizi wabo wo kuba muri Egiputa, Abisiraheli bahinduwe abaretwa, ndetse barababazwa cyane. Ariko ijambo ry'Imana itanga ihumure yuko igihe cyageze gutaka kwabo kukumvikana mu ijuru, Imana ikimanukira. Haleluya! Nuko Imana ishima yuko yabakura muri Egiputa, kandi bakujeyo amaboko yayo akomeye ibinyujije muri Mose, nk'uko biboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6:22 no 23. Aho dushobora kubona uburyo Imana yashimye yuko ubwoko bw'Imana bukurwa muri Isiraheli. Kubw'igihe kirekire Abisiraheli bari bamaze muri Egiputa, bari barigiwe Imana ku buryo Imana batabashaga kuyumva ivuga. Ariko igihe kigeze, Imana ishima yuko ishobora kubiyerekera mu bimenyetso kugira ngo ahari babashe kuyumva. Ariko ubwo buryo bwonyine ntabwo bwari buhagije. Nuko kubwo gutsindagizwa n'icyaha, kubw'icyaha Imana yabonaga kibarimo, ishima kubacisha mu
mu butayu. Ubutayu yagombaga kubigishirizamo kugira ngo baje gusobanukirwa n'ubushake bw'Imana. Mu ngorane, mu bibazo, mu kutizera, ariko nanone mu mbaraga z'Imana n'imbabazi zayo bambutse inyanja itukura bagera mu butayu, ndetse bagera igihe bagera mu butayu bwa Sinayi. Ubutayu turabuzi neza yuko ari ubutayu Imana yatanzemo amategeko. Iki gihe Mose yabwiwe kuzamuka kugira ngo ajye ku musozi, niyamara kugera ku musozi abashe kumva icyo Imana imubwira iminsi 40 n'amajoro 40. Igera amaze guhabwa amategeko y'Imana, yanahawe ibyo bisate kugira ngo abijyanire ubwoko bw'Imana. Ariko kuri uno musozi nanone Imana ubwayo niyo yamuhaye amabwiriza tugiye kubona ashobora kuza kuduha imva n'imvano y'ubuturo bwera. Tubikeye neza turiga ubuturo bwera ariko mu buryo bw'amateka kugira ngo tubashe kumenya ngo none ubu buturo bwera bwaba butumariye iki. Muri uko kwibaza dushobora kubanza kwibaza tuti se ubuturo bwera ubwabwo ni iki? Ubuturo bwera nk'iyo tubonye mu gitabo kuva mu gice cya 25 kugeza ku gice cya 40 hagaragaza uko bwari bumeze. Yurebye ku murongo w'igice cya 26 umurongo wa mbere ndetse n'uwa 4 uravuga ngo inkuta zabwo zari zakozwe mu mbaho z'umushita, byari busakajwe imyenda 4 igerekeranye mu mwenda w'ubudodo buboheranyijwe. Ubwoya bw'ihene, impu z'amasekurume n'intama ziringishijwe inzingo itukura n'igicirane cy'impu z'inyamaswa zita tahashi. Ibyo biboneka mu kuva igice cya 26 umurongo wa mbere, wa 7 ndetse n'uwa 25. Ubuturo bwera uko bwari bwubatse mu bice bitatu, ahitwaga mu rugo, ahitwaga ahera ndetse n'ahitwaga ahera cyane. Ushobora kubaza uti se none aya mabwiriza yo kubaka ubuturo bwera ninde wayatanze? Kuva igice cya 31 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 Imana iravuga uti kandi Uwiteka abwira Mose ati dore mbahamagaye mu izina Besaleli mwene Uri Yahuri. Ku murongo wa 6 iravuga ngo kandi nanjye dore mbashyireho Oholiyabu mwene Ahisamake. Ibi byari biturutse kuko Imana yatanze itegeko rivuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Twibukiranye neza yuko impamvu yabyo nuko abantu bari batakaje ishusho y'Imana ndetse batabasha no kuyumva. Imana ishima yuko babasha kuyumva noneho binyuze muri ibyo bishushanyo kugira ngo bazabashe kwisobanukirwa. Ushobora kubaza uti se none ubu buryo Imana nibwo yari irateganije? Yego rwose. Ese ushobora no kubaza nuwe mugambi no yari ifite mu kurema ubuturo bwera, mu kubwira abantu ko bagomba kurema ubuturo bwera? Isomo riboneka muri Zaburi ya 74 umurongo wa 14 aravuga ngo Mana inzira yawe irahera, ninde Mana ikomeye ihwanye n'Imana rurema? Kuva igice cya 15 umurongo wa 13 aravuga ngo kubw'imbabazi zawe wagiye imbere abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Haleluya. Imana igaragaje neza yuko inzira y'Imana iri mu buturo bwera, kandi ni wari umugambi w'Imana yuko mu guca muri iyo nzira abantu basobanukirwa n'iki Imana ibashakaho binyuze mu gushaka kubazahura muri iyo nzira mbi bari baragiyemo yo kutumva Imana. Nta yindi nzira ishoboka buretse kwizera inzira Imana yateganije inyura mu buturo bwera, ariho busobanura Yesu Kristo nk'ukwiye kunyurwamo kugira ngo abashe kubonerwa umuti w'ibibazo ndetse n'ibyaha bye. Ushobora kwibaza se none iki gishushanyo cyakuwe? Nimba ari Imana yabwiye abantu ko bagomba kure mu buturo bwera, iki gishushanyo bagikuye. Iyo urebye mu kuva igice cya 25 umurongo wa 9 aravuga ngo muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo bwera ni icy'ibintu bwabyo byose, kandi ugira umwete wo kubirema ukurikiza icyitegererezo cyabyo werekeye kuri uyu musozi. Birerekana yuko ishusho uburyo bwagomba kuba bumeze Imana yari yarabweretse cyangwa yabweretse Mose kugira ngo babashe kuba ari bwo bakurikiza. Nkuko mubibona ku ishusho murabona yuko irimo ibyo bice bitatu. Ibyo bice bitatu byerekana ubuturo bwera, ikerekana mu rugo, ikerekana ahera ndetse n'ahera cyane. Ako ushobora kwibaza uti se koko
buri mugabane wari ufite ibintu biwugize, yego wari ufite ibintu biwugize, kandi byose byasobanuraga inzira y'Imana nk'uko yagombaga kuzanyurwamo n'abashaka gukurikiza icyitegererezo Imana yari yaratanze uhereye kera kose. Mbese n'ibihe bikoresho byari mu buturo bwera ariko mu mugabane wo mu rugo nibyo tugiye kureba. Ngo ushyire igicaniro, kuva igice cya 40:7 aravuga ngo, igice cya 40:6 kugeza kwa 7 aravuga ngo ushyire igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. 7 aravuga ngo ushyire igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, ugisukemo amazi. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Igihe winjiraga mu buturo bwera umaze kugera mu rugo, wahingukiraga ahantu bita ku gicaniro cy'ibitambo, ndetse wakigira imbere ho gato mbere yuko winjira mu ihema ry'ibonaniro ukajya ahantu hari igikarabiro, aho Imana yari yarabwiye yuko bagomba gusukamo amazi kugira ngo abantu b'Imana cyangwa abarewi babashe kogeramo igihe bagiye kwinjira mu buturo bwera. Ushobora kubaza uti se none mu mugabane wa hera ho hari iki? Twamaze kubona yuko byari bigizwe mu rugo ahera n'ahera cyane. Kuva igice cya 40:22 ndetse n'uwa 23 baravuga ngo kandi ashyira ameza mu ihema ry'ibonaniro mu ruhande rw'ubwo buturo bw'ibumoso, inyuma ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane. 23 ayaterekaho imitsima imbere y'Uwiteka, umutsima wose mu butereko bwawo uko Uwiteka yategetse. Haleluya. Kuva 40:24 aravuga ngo ashyira igitereko cy'amatabaza mu ihema ry'ibonaniro kibangikana n'ayo meza, kiba mu ruhande rw'ubuturo bw'iburyo iburyo, agishyiraho amatabaza imbere y'Uwiteka uko Uwiteka yategetse. Ibi byose nuko Uwiteka yari yaravuze. Ku murongo wa 25 aravuga ngo ashyira igicaniro cy'izahabu mu ihema ry'ibonaniro inyuma ya wa mwenda ukingiriza ahera cyane, akiwegereje acyoserezaho umubavu w'ikivange uko Uwiteka yategetse Mose. Iyo winjiraga ahera niho wabashaga kubona igitereko cy'amatabaza, ndetse niho wabashaga kubona ahantu imitsima yabaga iri. Ahahera niho hari ibyo bice bibiri, kandi uburyo byaterekwaga byose byerekanaga ishusho y'icyo Kristo azaza gukora ari cy'umusaraba. Ushobora kwibaza uti se iyi mitsima yabaga imeze ite? Yabaga ari imitsima 12 ariko ipanze mu buryo bw'ibice bibiri, aho imitsima 6 yabaga iri kumwe ukwayo, ariko iyi mitsima ikaba yasimburwaga buri sabato, nk'uko ibishobora kubibona mu Balewi igice cya 24:5 kugeza kuwa 9. Ndetse n'iki gitereko cy'amatabaza twamaze kubona hera, icyo nacyo cyabaga aho ngaho. Umutambyi akaba yizeye neza yuko mu buturo bwera hari umucyo, kandi umucyo uhahora. Umutambyi yabaga afite inshingano yo kumenya ko kirimo amavuta ahagije kugira ngo gikomeze gutanga umucyo nk'uko biboneka mu Balewi. Ku gicaniro cyo kozerezaho imibavu niho umutambyi yoserezagaho imibavu y'ikivange. Iyo mibavu yoswaga buri gitondo na buri nimugoroba, kandi yagombaga guhora ihumura imbere y'Imana yacu. Haleluya. Kuva 30:7 ndetse n'uwa 8 tumaze kubona neza ibice byari bigize ubuturo bwera, tubona n'ibikoresho byari bigize ubwo buturo bwera nk'uko mu mateka abigaragaza. Tumaze kubona yuko ubuturo bwera bwari bugizwe n'ibice 3, ariko bukaba muri ibyo bice 3 buri gice kikaba cyari gifite ibikoresho birimo, byose bikaba byarifashwe kugira ngo bisoze umurimo w'Imana. Ahangaha niho tubashe dusoreza. Mu mugabane ukurikiraho tuzareba n'ibiki byari mu buturo bwera ariko mu gice cy'ahera cyane. Aho hera cyane hari ibiki bishobora kudufasha kwiga ubuturo bwera mu mateka, ngo bidufashe kwigana n'ubuturo bwera muri iki gihe cyacu. Uwiteka azadufashe kugira ngo tuzahurire ahangaha kugira ngo tubashe kwigana iki cyigisho. Mbifurije amahoro kandi mbifurije guhirwa mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Data wo mu ijuru, turagushima yuko kubw'ubuntu bwawe washyizeho igishushanyo gikomeye cyane kugira ngo tumenye yuko inzira yawe y'agakiza iri mu buturo bwera. Duhe kubusobanukirwa kandi duhe kukwizera ko tuzi neza yuko kubwo gusorezwa mo na Kristo tubasha kubona imbabazi. Reka buri muntu wese ukurikiye ndetse n'uzabyumva azabashe kwigishwa nawe kandi akomezwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.
you.